nanone umwami Yesu nashimwe. Dushimye Imana nanone ko iduhaye kugeza kuri uyu munsi wa none, ubanziriza umunsi wa nyuma usoza uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Ubwo ejo ni tariki ya nyuma. Ubwo rero uyu munsi wa gatandatu kuri itariki ntabwo uzagaruka, hazaza indi ya gatandatu yindi, ariko uyu nguyu ntabwo uzagaruka. Dushimye Imana rero ko kuri itariki uri wa gatandatu usoza uyu mwaka twese turi hano dushima izina rya Kristo Yesu. Kubo tutaziranye, nitwa Emmanuel Wambaje, ngorero umurimo w'Imana Gisenyi i Rubavu. Duheruka hano turi kumwe na korali Betelehemu, ariko ndabona Imana hari ibyo yakoze byinshi, hari n'ibyo yakoze twicaye hano birimo n'iyi podium nziza cyane. Nahoze mvugana n'umuyobozi ambwira ko hari umuntu wayizanye ku buryo butunguranye. Iyo utunguye Imana gutya ukabigira ibanga, nayikora mu ibanga. Imana uko uyifashe niko nayigufata. Iyo yisemo kubikora cyane, ikora cyane. Nabonye Imana imeze nk'imodoka ya automatique. Imodoka ya automatique uyitwara yakandagiye umuriro irakomeza ikagenda, yakuyeho irahagarara. N'Imana niko imeze. Iyo ukomeje kuyizera ikomeza gukora. Amen. Iyo ukomeje kuyihanga amaso nawe ndi gukura hayayo. Iyo ukomeje kuyibwira ikomeza gutega amatwi. Ntimutekereze ko Imana yaturambiwe kuvuga ishobora gutubwira iti mutahe. N'ubu duhisemo kurara, tukavuga tuti Imana tugiye kurara, nubwo nzi ko mwateguye gutaha tugafunga inzugi tugakinga. Ntago Imana yavuga ngo rwose ndabarambiwe. Yavugana natwe ngaho ariho tugitangira. Amen. Ndagira ngo tuganira kanya gato kuko bwije, kandi mu kanya na materaniro hari abajya kure, n'imvura yaguye, hari ntari kunyerera, ariko mwe muri munzu y'Imana, Imana ibaha umugisha. Abavuga butumwa mu ndirimbo mwakoze neza cyane kubana natwe mu bihimbano by'umwuka. Kino giteraniro rero nicyagaruka, kitwa garuka ushime. Ni abavuga butumwa baciye hano n'ibyo bakomeje kuvugaho bifashishije Zaburi 143. Ni ijambo twagiye twumva kenshi, ariko niryo mwahisemo, rivuga ngo murongo wa 6 n'uwa 5 ngo nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoke zawe. Asoza avuga ngo nkuramburira amaboko, umutima wanjye ukugirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Mbese nukwibuka iminsi ya kera, warangiza ukumva hari ikintu wakora. Yaravuze ati nibutse iminsi ya kera numva nakuramburira amaboko. Nahoze mvugana na mwarimu ambwira ko abantu bose bari gutumirwa hano baza gushima, ariko bakaramburira n'Imana amaboko. Uretse abari hano n'abari kure baduteza amatwi, niyo gahunda iri hano. Iri jambo rero narihuje n'indi nkuru dusoma muri Luka 17 umurongo wa 17, y'ababembe 10. Abantu barwaye indwara y'ibibembe, hanyuma Yesu arabakiza. Hagaruka umuntu umwe mu 10 ari muri gahunda mwavuze yitwa garuka ushime, aza gushima Imana. Hari ikindi Imana yamukoreye yagarutse. Ndagira ngo dusome iryo jambo naryo, nitumara kurisoma dufatikanye kuza gusengera n'ibindi byifuzo. Ubu nubwo tugezeje hano dufite amashimwe, hari n'ibindi byifuzo bindi abantu bagifite Imana igomba gukoraho. Kandi Imana impamvu ikunda gukora ku byifuzo dufite nuko ibyifuzo nibyo bivamwe amashimwe. Ndashaka kubasaba rero tuza gusengera ibyifuzo. Rwose turasengera ibyifuzo, kandi Imana irashaka kubyakira no kubyumva, kugira ngo uzagaruke ushime umere nka Hana wavuze ngo ninjye wa mugore agaruka gushima Imana azanye n'umwana Samuel. Niyo mpamvu tuza gusengera ibyifuzo.
kandi abashyitsi by'umwihariko dufite uburenganzira duhabwa n'ijambo ry'Imana bwo gusabira aho twagiye umugisha bakawubona. Rero mu izina ry'abashyitsi bose uretse korali zaririmbye n'abandi bakiriye, ndumva ubwo nahawe umwanya n'amahirwe yo kuboneka imbere y'iteraniro nzagusengera ibyifuzo, kandi umuntu wumva afite kwizera Imana nayo yiteguye gukora ikintu gishya, ku buryo uyu wa gatandatu ugira ibintu usezera, kuko tugiye kwinjira mu mwaka utaha ku cyumweru nimugoroba, ku cyumweru nijoro saa 6 z'ijoro. Ariko uyu mwaka nituza gusenga ugira umuhigo uhiga, ugira ikintu wumva kikwiye kurangirana n'uyu munsi, ntucyambukane umwaka ukurikira. Turaza gusenga, muremera tuza gusenga. Uruzi ko niyo waba utizera, iyo abantu bagusengeye bizera Imana irabikora. Nabonye abantu bashatse Yesu basanga ari mu giterane hagati, barangije bamuzanira umuntu umugaye, basanga urusengero rwuzuye, batobora ku gisenge hejuru bamanurira urwaye. Bibiliya ikavuga ngo Yesu abonye kwizera kwandi, kwizera ko ngo baza, kwizera ko bahetse cyangwa kwizera ko bamuzanye. Ndashaka kubwira ko dushobora kwizerera n'ubundi hari igihe umuntu ajya kwa muganga atakwigezayo abandi bakaguheka. Turaguheka mu mwuka rero, ariko mbabarire wizere. Amen. Kansome ijambo ry'Imana, nabwiye ko tudatinda kubera ko amasaha ntaga bitwemerera, kandi mukanya na amateraniro nkuko babivuze nta kindi kiza gucamo, burakomeza kwira gutya kugeza bukeye. Niyo mpamvu rero tugomba gusoza kugira ngo umuntu uko mubona umwanya wo gusoza no gutaha. Ngiye gusoma inkuru rero z'abantu Yesu yakijije, akaba ari kwishyuza ishimwe ku cyo Yesu yakoze. Reka nsome 17 umurongo wa 11, ndi muri Luka 17 umurongo wa 11. Wese akiza ababembe 10 n'umubare wabo yakijije barahari. Ibintu Imana ikorera abantu, izi ibyo yakoze nawe yabikoreye uko bangana. Imana izi ibyo yakoze, icyo yakoze Imana irakizi, nabe yagikoreye irabazi, n'abagarutse irabazi. Reka turebe inkuru kwivuga 17 umurongo wa 11. Nuko bari mu nzira bagiye Yerusalemu, anyura hagati y'Samariya n'i Galilaya. Akigera mu kirorero asanganirwa n'ababembe 10 bahagarara kure, barataka cyane bati, Mutware Yesu tubabarire. Ababonye arababwira ati, nimugende mwiyereke umutambyi. Bakigenda bagira gute? Bakigenda barakira. Ariko ndaza kwabwira impamvu yababwiye kujya ku mutambyi, babwire n'ukuntu bakize. Bakigenda barakira, umwe muri abo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge bye aramushima, kandi uwo yari umusamariya. Yesu aramubaza ati, ntimwakiza muri 10? Babandi 9 bari hehe? Nta bandi bagarutse guhimbaza Imana keretse uyu munyamahanga? Kandi aramubwira ati, byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije. Amen. Iyi nkuru iranezeza cyane. Mu nkuru zo muri Bibiliya nkunda abavuga butumwa abangaba ba muri Bibiliya, ari ngo ni inkuru zanditswe na Luka. Luka ikintu mukundira, hari Matayo yaranditse, Mariko arandika, Luka arandika na Yohana. Icyo nkundira Luka rero, niba Luka yari umunyamahanga, icyo mukundira nukunda akora icyo bita samari, azi kwegeranya inkuru ugasanga aho wari uhari. Murebe mu mirongo itarenga 5 ni mirongo 7 ahise atubwira aho Yesu yajyaga naho yanyuze. Atubwiye abantu bari mu nzira bitwa ababembe, indwara bari barwaye, atubwiye uko bamuhamagaye, atubwiye uko bakize, atubwira aho boherejwe, atubwira ko umwe yagarutse n'abandi bagiye mu mwanya muto cyane. Luka yari umunyamakuru mwiza uzi gufata inkuru akayegeranya akaduha amakuru dukeneye. Icyo kintu nkundira Luka, nuko azi kuvuga ibintu mu mwanya muto ukabyumva neza. Ikindi kintu muzi mu bavuga butumwa banditse ku bya Yesu, muri buka yuko Luka yavuze Zakayo.
niba ari ikintu abantu bazi, Zakayo baramuzi, bazi ko ari umukoresha mukuru, umusoresha w'ikoro mukuru. Abantu bose bazi ko yari mugufi, bazi ko yashatse kureba Yesu ntabishobore kuko ari mugufi. Afata umwanzo wo kurira igiti, mwese murabizi uko yakimanutsemo, uko yamujyanye mu rugo, uko yihanye, nuko yatanze ibyo afite. Luka rero mukundira ko avuga inkuru mu mwanya mutoya ukayumva cyane. Aha rero harimo iki? Harimo abantu barwaye indwara y'ibibembe. Ibibembe no mu Rwanda byarahabaga, ni indwara abantu barwaraga ikagaragara inyuma, ariko yarangiza ikaca umuntu intoke. Hari ingingo zimwe na zimwe yamukuragaho ziriho amano, ziriho n'intoki. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo ahari umubembe ntabwo bagira gutya, kubera ko iyo ugize gutya nyine ngo wabaga umucyuriye. Noneho mu muco w'Abisiraheli, iyo wabembaga ukagira indwara yo kubemba, nta bindi bisubizo hari nk'abari bashinzwe kureba ko wabembye nyine, bakareba ko uri umubembe, ko ufite indwara y'ibibembe. Bamara gusanga ufite indwara y'ibibembe, bagatangaza mu rusengero yuko uwo muntu afite indwara y'ibibembe, bakamuca. Nk'uko mujya mubona umuntu wakoze ibyaha bamuhagarika. Ntabwo byabaga birangiye, bamusohoraga mu ngando cyangwa muri karitsiye, bakabubakira imidugudu yabo ku ruhande kugira ngo uwo muntu ubembye atazagira aho ahurira n'abandi bantu. Ubwo yagiraga inkono ye, yagiraga ubuzima bwe bwite, yabaga nta n'umuganga wabagaho ukiza ibibembe, nta muganga wabagaho. Hari indwara zimwe zitagiraga muganga, indwara z'abadayimoni. Iyo usomye Bibiliya usanga ababaga bafite indwara z'abadayimoni bajyaga ku misozi mu marimbi, niho Yesu yabasangaga. Aba babembe rero baragiye nabo bacirwaho iteka, baba ku musozi nyine kuko baraciwe. Bakura ishyirahamwe rero, ishyirahamwe ry'ababembe, ry'ababana n'indwara y'ibibembe. Ariko muri iri shyirahamwe bari bahuye, hari ibintu batahuriragaho. Bari bahuriye ku bibembe ariko badahuriye aho baturuka. Muri aba babembe rero uko ari 10, umwe yari umunyamahanga, ntabwo ari umwisiraheli. Abandi bari Abisiraheli. Ubwo Abisiraheli ni 9 n'umunyamahanga umwe, umusamariya. Ubwo rero kubera ko babembye, byasabaga yuko niba bari mu nzira muri karitsiye bari kugenda, ahagarara ku muhanda akagenda abwira abantu bose ngo ndumubembe, 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 bakamuhunga. Ntabwo yari yemerewe gusuhuza abantu, yagomba kuvugira kure kwa bembye. Niyo mpamvu mubona ko bahagaze ku musozi babwira Yesu ngo tubabarire. Iyo karitsiye nyine yarizwi ko ariho babaciriye. Yesu rero nk'umuntu wari umenyereye imico y'Abayuda, cyaraziraga yuko umuntu umubembe umukoraho, ntabwo bamukoragaho. Ubwo rero byasabaga yuko abohereza ku mutambyi ushinzwe gusuzuma ko umuntu yakize indwara ye. Yesu ahita ababwira rero ngo nimugende mujye kwiyereka umutambyi. Mu yandi magambo yarababwiye ngo ngenda bakijije, ariko nimugende mubivuge, mushaka umuntu uza kwemeza ko mwakize. Yesu nashimwe. Mushaka umuntu ubazi, uzi ko mwari murwaye, mushake muganga. Nuvuga ko wakize indwara, uzajya kwa muganga une kuza kubivuga. Niba hari indwara ufite, nitugusengera mu kanya, uzabanza ujye kwa muganga. Nugera umubwira uti ndebera aho indwara igeze, nakubwira yuko uri muzima, uzuvuga uti nari indwaye, ngeze hano baransengera, ubundi muzima, no kwa muganga barabyemeza. Umutambyi rero yarashinzwe kwemeza ko abantu bakize. Ngo bakigenda, urumva Yesu yarababwiye ngo mujye kwiyereka umutambyi, niho kubabwira ngo nimugenda agira umuntu wemeza ko mwakize. Ngo bakigenda rero muri babandi 10 bari barwaye, bakira bose bakiriye rimwe uko ari 10. Umwe aravuga ati mva rero
mbere yo kujya kwiyereka umutambyi reka manze mbwira uwankijije ko mushimiye. Amen. Kwagize gute? Kwa mushimiye. Buriya gushima ni formire, n'ubundi buryo bushya bwo gusaba. Iyo ushimiye umuntu uba umusabye. Imana nimushaka gushobora Imana mugashaka kuyishobora mukazabana neza mudafatanya amakimbirane, uzajya uyishimira ubisubiremo mu gitondo nimugoroba, uzaba uyishyizemo umwenda wo gukora n'ibisigaye. Hari umwe yavuze ngo byose biranesheka tutaretse gushima. Hari imbaraga ziri mu gushima ziruta zo kuganya. Muri make uramutse uzi ubwenge ukajya imbere y'Imana aho kuyigaya no kuyibwira ibyifuzo itasubije, wareba niba icyifuzo ufite hari undi yagisubirije, noneho aho kuyibwira ngo Mana nkiza, ukayibwira uti n'ubundi nje gushimira yuko ukiza abarwayi, wowe ukabivuga urwaye. Kubera iki? Mariya asamye inda ya Yesu yashidikanyije uburyo azabyara atagira umugabo. Nta kindi bamusubije, baramubwiye ngo hari umukecuru witwa Elizabeth yaritwaga ingumba, jya guha amakuru ati wari ingumba ubatwite umwana w'amezi 6. Ndashaka kubwira ngo niba hari umuntu uzi ufite ikibazo nk'icyo ufite, Imana yagiriye neza, ufite impamvu yo guhagarara ukabwira Imana ngo Mana nabonye uhasara umwana, nje gushimira ko utanga abana, ukayibwira ko itanga abana nubwo nta mwana ugira. Kandi uyibibwiye gutyo itivuga ngo ibyo uvuze nibyo rwose ntanga abana, ukabivuga wowe nta mwana ugira. Niba ushonje kabwira Imana ngo Mana njyewe nje imbere yawe ngushimira kutanga ibiryo, ko mu ijuru ufite y'amadepo n'amatoni y'ibiryo, ukayibwira uyibutsa n'ubwo itibagirwa ko yagaburiye abantu imyaka 40 ibikuye mu ijuru, igatekera mu ijuru bikaza bihiye, ikagaburira abantu batagira umubare utazwi. Utimara na gushimira ko uzi kugabura, ubuyibwisha ukuri, ubuyikoza ahantu ihita ivuga ngo ibyo uvuze ngo nibyo, ukayibwiye ngo nubwo mfite inzara ariko nzi kujya ugabura. Aba babemberera 9 bo barikomereje. Uyu umwe rero aravuga ati ndagarutse, apfukamye. Yesu aratangara, aravuga ngo birantangaje ukuntu ugarutse uri umunyamahanga, abagombye kuza ni Abisiraheli, ntangajwe nuko ugarutse kandi nta nicyo tunapfana. Ngo Yesu aramubwira ngo haguruka, kwizera kwawe kuragukijije. Mu yandi magambo, hari iriya jambo rya nyuma Yesu yabwiye uyu muntu umwe, icyane ntabwo baryumvise. Iyo ujya gushima hari ibindi Yesu akora abatashimye batabona. Uyu muntu rero umwe wagarutse, hari ibintu Imana yamukoreye abandi batamenye, kuko aje gushima iki? Imana. Nababwiye ko gushima ni kamere y'Imana, idusaba no kubikora. Ababyeyi muri aha muri abagabo bo kubihamya. Nanjye ni umubyeyi, nanjye nagize umugisha wo kugira abana, nagize amahirwe Imana impa abana. Ariko hari ikintu nabonye ku babyeyi bose, umubyeyi wese yabyaye akana kagatangira kuvuga, niyo kaba katazi kuvuga, iyo ugahaye biswi cyangwa bombo urongera ukagaruka uti wampaye kuri bombo, niwe wayimuhaye, ari ugashaka ko wongera kumusaba. Nigeze mbaza ababyeyi mubikorera iki? Kuki umwana umuha biswi ukongera kumusaba? Ese uburi kumwigisha iki? Ariko icyo basubije bambwiye ko baba mwigisha ibintu bibiri: umuco wo guhabwa no gushima no gutanga. Naguhaye bombo, nanjye ndagusabye, usanga harimo amagambo 3. Wamuhaye bombo, umwana ari kwinuguba, atarayirangiza ukongera ngo kuri iyo bombo yawe naguhaye nanjye mpaho. Hari abana mu buryo 3. Hari umwana uyikwima kandi uri mama wiwe wayimuhaye,
hakaba umwana uyiguhakarira akayiguhakanarira, hakaba n'umwana uyiguha yose ati mama atakira. Ariko ubugira ngo umwigishe umutima wo gushima. Imana yacu turi gushimira rero ibyo dufite niyo yabiduhaye. Ibintu byose mutunze, hari umuririmbyi waririmbye ngo ibyo mfite ni ibyawe, nanjye ubwanjye ndi uwawe. Ni ukuvuga ngo ari wowe, ari ibyo ufite byose ni iby'Uwiteka. Iyo uje gushima rero Imana ibigira ngo irebe umutima wawe, ese ikongera ibindi. Niyo mpamvu kino giterane ari ingenzi, kinasoza umwaka, kivuga ngo garuka ugire gute, ushime. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe torero ry'Imana. Sinzi ko muri kumva kubera ko imvura iri kugwa, muri kumva cyangwa ntago muri kumva, cyangwa imvura yabaguye murimo mwumva. Hari wari wambwiye muri tujya kwigisha ngo tubabwire mwegerane, ariko ngira ngo siyo kibazo, aho muri hose muri kumva. Ndashaka kubwira ababyeyi muri aha, iyo uhaye umwana bombo urongera ukamubwira ngo nuyimpe, harimo amagambo atatu: hari ukumuha, hari ukumusaba. Iyo aguhaye icyo nzi ndashidikanya uramubwira ngo urakoze. Iryo jambo ntabwo murivuga, ariko iyo uwo mwana kwimye urambwira sha wampaye, uranamwinginga wampaye, kugira ngo umwana umuteremo umutima wo guhabwa no gutanga no gushima. Ndatinze rero, ndashaka kubabwira amashimwe abiri dusabwa gushima mu Imana. Amashimwe abiri manini. Mumbabarire muyumve, nubwo imvura iri kugwa, ariko mwumve amashimwe abiri manini. Nimujya gushima mujye mumenya uko muyatandukanye. Hari umuririmbyi nkunda, ntabwo izina rye ndizi, ariko yagiye gushima, arashima aranatekereza. Yaravuze ngo ndashima umusaraba. Muramwibutse namwe? Ndashima umusaraba, ndashima ya mva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Ndashima umusaraba, ndashima ya mva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Yaragiye gushima. Agiye gushima rero arabanza ngo ndashima umusaraba. Ubwo yaragiye gushima, ariko akiri kubitekereza asanga umusaraba wonyine. Kuvuga umusaraba ni ishimwe, ariko igorogota hari imisaraba myinshi. Hari uwo Yesu yabambweho, hari umusaraba w'ibisambo bibiri. Aravuga ngo ya umusaraba ntago bihagije, kuko hari n'indi misaraba. Ajya mu mva. Ageze mu mva, yagiye gushima imva Yesu yavuyemo. Aravuga ati se Yesu ni wazutse wenyine, hari n'abandi bagiye bazuka. Aravuga ngo ntago hari imva ye yonyine nubwo irangaye, reka nongere ntere imbere mu gushima. Aravuga ngo ngiye gushima umusaraba, ngiye gushima imva, ariko ikirenze byose ndashima uwagiye ku musaraba, ishime n'uwavuye mu gituro, ndashima umwami Yesu. Haleluya! Ndashaka kubabwira ngo abarokore dufite amashimwe abiri dukwiye gutekereza muri cyo giterane. Ishimwe rikomeye, rinini, rikomeye nuko wakijijwe. Wagize gute? Wakijijwe. Niba warakijijwe, ariko simbizi, niba warakijijwe, ntago gukizwa ari kuza muri ADPR. Kuza muri ADPR ni ibintu bitoya. Gukizwa birenze kuza muri ADPR, kubera ko ibintu ADPR isaba biroroshye cyane. Ibintu ADPR isaba ngo ukizwe w'umurokore ni ibintu bito. Ariko niba koko utabeshye
ukaba warigeze uba mu buzima bw'icyaha, Yesu akagukurayo, nta shimwe riruta gukizwa, ntaryo ntarihari. Andi mashimwe ya kabiri, iryo ni ishimwe rya mbere rikomeye, ni uko warakijijwe. Kino gihe rero mfite ubwoba ko abantu bazajya bashima ishimwe ryo ku rwego rwa kabiri, naryo kandi ni Yesu bikora. Maze iminsi numva indirimbo z'abaririmbyi, numva ivugabutumwa ry'abavugabutumwa, ugasanga baribagirwa ko bakijijwe, ntibavuge amaraso ya Yesu, ntibavuge ko Yesu yabakuye mu rwobo rwo kurimbuka, ntibavuge ko bakijijwe, bakavuga ibintu bitoya, bakavuga ibiryo, bakavuga imyambaro, bakavuga inzu, bakavuga imodoka, bakavuga amashuri, bakavuga ibintu byo mu isi. Ntabwo mbakana ko Imana itabikoze, ariko impamvu nabishyira ku rwego rwa kabiri ni uko n'abadasenga bararya. Njyewe nabonye abantu badasenga barya, namwe murabazi, batiyiriza, batajya nibature, batabatije, ariko bagira ibiryo. Iyo ushimye rero ibiryo gusa, uba uvuze yuko iyo umuntu abonye ibiryo aba abonye agakiza. Ntabwo ibiryo ari agakiza, ntabwo imyambaro ari agakiza, ntabwo amazu ari agakiza. Ndimo ninginga abantu munteze amatwi ngo mwibuke yuko ntabwo Yesu yapfuye kugira ngo turye, kugira ngo tunywe, kugira ngo twambare. Bibiliya bivuga neza 3:16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi kangahe cyane, kuko Imana yankunze cyane byatugitanga umwana wayo w'ikinege. Ibyo ni ijambo rikomeye riri muri Bibiliya, ribumbye Bibiliya yose. Yohana 3:16 baravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatubye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera abone ibiryo, abone ibiryo, abone inzu, akora ubukwe, ajye muri Amerika, ajye muri Canada, abone visa. Umwizera amera gute? Atarimbuka, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Iryo ni ishimwe rutura, ni ishimwe ritagirwaho impaka. Hari umuririmbyi nakunze cyane, yaravuze ngo genda umukristo. Niba ari indirimbo ya kangahe? Ni 108. Mwaramwumvise? Yaravuze ngo nje ndi umukristo. Ntiyavuze ko ari umwadeperi, ntiyavuze ko ari pasiteri, ntiyavuze ko ari umuhanzi, ntiyavuze ko ari umuhanuzi. Yaravuze ngo nje ndi umukristo. Ntabwo tuzi niba ari umumetodiste, niba ari umubatiste, ntituzi, ariko yaravuze ngo nje ndi umukristo. Aravuga ngo nzahora ndiwe mu bintu bingahe byose, ngeze hehe? Kugupfa. Baramubaza bati niba guseka, aravuga ngo naho igihugu cyose bakajya muri stade, abagize guverinoma, abayobozi b'intara, abagize inzego z'umutekano, abacuruzi, yaravuze ngo naho igihugu cyose cyanseka. Baravuga ati sugo ngubwo ubukristo ni igiki? Yaravuze ngo icyo ni ikintu. Igiki? Gihumuriza iki umutima wanjye, kinyibagiza n'ibyago byose. Aravuga ngo maze nindumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzagira ihirwe ngeze ku Mana. Ndashaka kubabwira ko nta kintu gisimbura ukizwa. Korari, mwabyumvise? Nta gisimbura iki? Korari yitwa mwega mitwa bande? Iki? Intwarane. Nubwo mufite ibindi bibazo n'ibyifuzo n'amashimwe, nta gisimbura ukizwa. Ni ikintu. Korari mwega mitwa bande? Mwitwa Sirowamu. Nta gisimbura agakiza. Muzakishakire, muzashaka igisimbura umwuka wera.
ntacyo muzabona. Igisimbura ibishyimbo nakibona, ngiye kugura ibishyimbo ngasanga nta bihari mu isoko, nagura iki kijya gusa nk'ibishyimbo? Iyo ugiye kugura ibishyimbo ugasanga bidahari, ni iki wapfa kugura cyegera ibishyimbo? Amashaza